Guverineri w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahonde Maurice yavuze ko abayobozi b'ibigo by'amashuri barangwa n'imikorere n'imyitwarire idahwitse bikaviramo abanyeshuri gutsindwa batazihanganirwa habe na rimwe. Ibi ngibi ni bimwe mu byo yagarutseho ku mwiherero w'umunsi umwe wari wahuje abayobozi b'ibigo by'amashuri n'inzego zishinzwe uburezi mu karere ka Musanze. Imibare igaragaza ko mu manota y'ibizamini bya leta mu mwaka wa 2024-2025 abarangije mu mashuri abanza mu karere ka Musanze batsinze ku kigero cya 73.62% byatumye kaza ku mwanya wa 19 mu gihugu. Abarangije mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye batsinze ku kigero cya 44.6%. Ibi ngibi bituma kaza ku mwanya wa nyuma mu gihugu. Muri uyu mwiherero wahuje abayobozi b'ibigo by'amashuri n'inzego zishinzwe uburezi muri aka karere basanze mu mpamvu nyamukuru zo kudatsindisha neza harimo imiyoborere n'imyitwarire idahwitse ya bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri. Umwe mu bashinzwe uburezi muri aka karere waganiriye na RBA yagize ati hari abayobozi b'ibigo by'amashuri bataba mu bigo byabo ugasanga bafite izindi gahunda babamo umunsi ku munsi. Ibigo nk'ibyo byagiye bigaragaramo amanota make bityo bigasubiza inyuma akarere. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko umusaruro mubi uturuka ku barimu muri aka karere batitabiriye uko bikwiye amahugurwa y'ururimi rw'icyongereza. Twasanze abarimu mu karere ka Musanze bataritabiriye cyane amahugurwa ku rurimi rw'icyongereza. Tugiye gukurikirana tumenye abarimu batitabiriye amahugurwa n'impamvu ibitera kugira ngo nk'akarere tugire uburyo tubibabaza. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahonde Maurice yavuze ko imikorere isubiza inyuma uburezi itazakomeza kwihanganirwa habe na rimwe. Ati niba ari inshingano nyinshi tuzazigabanya cyangwa se tuzazibagabanyiriza. Niba kuyobora ikigo bigoye tuzamumanura abe abaye umwarimu, nubwo nabyo ari umwuga usaba ingufu n'ubwitange. Itubona nabyo byanze tumubwire ajye gushaka ibindi akora. Mu karere ka Musanze habarurwa ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye angana 167 birimo ibya leta n'ibyigenga. Mu mashuri abanza ibigo 16 byatsindishije ku kigero cya kiri munsi ya 50%, mu gihe mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ibigo byatsindishije ari 35 gusa. Ngayo nguko rero iyi ngiyi ni update kuri Tahatibu Ward. Jya muri comment utubwire ese mu by'ukuri koko ubona impamvu Musanze ko yahoze ari akarere gatsindisha, ari akarere ga performinga mu burezi byagenze gute? Duhure muri comment. Ciao ciao, hasi la vie, sasa la myanya. Ciao hakunda.